Mu buzima bwanjye nyiri umusore nari muzima, nakoraga nk'ibyo abandi bose bakora bazima. Uritekereza umuntu ungana nkanjye ufite imyaka 63 ufite umwuga kutabona, akaba mu rugo wenyine, nta mwana nta mukozi, n'umugore yarantaye mbagenge nyine. Nta cyane namukoreye ibishoboka byari byose, nabanye nawe neza. Ibintu byose niwe wabicungaga. Imitungo nari mfite amasambu yaragurishije, niwe wacungaga imitungo. Abana nabyaye bakaba nta n'umwe ushobora kuza kundeba batazi ubuzima, nta n'uwo nahamagara ngo anamvugishe. Ni Soreille nahamagaye aravuga ngo ntabwo ngo se ngo ntabwo nzi ngo wagwirwa n'iki se ko ndi papa. Abo bana twabyaranye ko ari batanu bariho. Imana yaramfashije nkoresha uko nshoboye kose mukorera abana barakura bameze neza ubu ngubu. Bamwe ni abalisansiye, nk'uwo mukobwa witwa Uwase Delphine ariwe Soreille yabaga hano mu rugo nyine, ndetse yarawe n'ikibazo, yari umufiyemeri kameme. Ariko nkoresha uko nshoboye kose nitaba n'abavandimwe arongera asubira mu ishuri ariga, nawe yararangije no muri lisansiye. Ubu ngubu bashaka bumvaga kubaho kwanjye napfa ahubwo kangice nkapfa. Bana yaho ngaho barigendera bose kugeza ubu ngubu nta kibazo n'umwe afitanye n'abana. Abana banjye twari tubanye neza, nabakora ibyo ababyeyi bagomba kubakorera. Ubuzima bwanjye bwa buri munsi burambabaza ko mba ndi Njyenyine kandi mfite urubyaro nabyaye. Ahubwo ndetse uretse kubera Imana nakagombye kuba ntakiri ubu ngubu naba nariyahuye. Imana inkore bitangaza mwongera nkareba uko nabonaga. Urumva nakubanza kwifuza kubona ababana banjye, kuko ubwo nubwo wenda niba bafite no kunyanga ntago mbanga ngenda cyaba ko n'abana banjye, kuko bajya bacumuga ni mu Kinyarwanda ngo nibyo ikibazo irakirigata. Nta handi rero nago ngiye nawe yuhagira.
Yes, BigTowners, welcome to the show. Uyu munsi tukaba tugiye muri documentary y'ubuzima cyangwa amateka y'umusaza ufite abana batandatu ariko umwe yaritabye Imana. Uyu musaza yavutse ari muzima, yakoze ubuzima bwe akiri mutoya, abayeho neza, ariko nyuma amaze gukura yaje kugira ikibazo cyo kutabona. Kugeza aka kanya ntago abona. Yari afite umuryango munini, imagine abana batandatu, umugore babana. Hano muri karite muri kubona yahubatse kera cyane za 70 na za 80, ni kera cyane. Uyu munsi tukaba twatembereye ku musurano, ntabwo ari ubwa mbere tuganira nawe kuri camera za BigTown TV. Uyu munsi tukaba tugiye gukurikirana amateka ye maze atubwire byinshi uko bimeze. Hano hantu turi hitwa gute? Turi kumwe na bro wacu hano, araza kudufasha no kudusobanura byinshi amakuru. Bimeze gute? Ureba ari kuri kamera. Watwibwira? Nitwa Kairanga Theophile. Yes, Kairanga Theophile. Twatembereye hano hantu. Harya hitwa gute? Hano hitwa Inyagasambu. Inyagasambu. Amwe mbango rema muri munsi. Yes. Ni hano. Okay, uyu munsi twaje gusura umupapa tuzi nka papa wa Soreille. Uyu mupapa ngo afite ubumuga bwo kutabona, uramuzi? Musaza ndamuzi cyane, turanasengana. Musaza abirwaye igihe kirekire. Ubwo kirekire ariko uyu munsi tuvugana ari wenyine. Ari wenyine, ari abana nta numwe mugeraho. Ari umudamu nta uzi ngo abahehe. Bose baragiye bamusize wenyine. Icyo gukora cyose icyo akeneye ubuzima bwa buri munsi. Agikorwa n'inshuti n'abavandimwe nk'abantu babizi nabatwe uko tugiye kumusura, ariko umva nanjye mugeraho nanyirerewe. Niba ari gukoropa arirwariza, niba ari kumesa arirwariza, icyo akeneye cyose agikora wenyine. Niyo mpamvu rero mwamugendera namwe mwasanze kuko ari wenyine, nta kindi kibiri inyuma. Rero urebye impamvu tubona nawe atugaragariza nuko yahuye n'ikibazo cy'ubumuga bwo kutabona, kuko mbere hose yari muzima, akora neza, ari umukire uvuga muri quartier, ari umuntu uzwi nkuko bikwiye. Nk'umubyeyi yayishyurira abana be, bariga, baraminuza, babona akazi, ariko azagura cya kibazo cy'ubumuga bwo kutabona. Nyuma yaho rero niko bigaragara ko bisa nkaho wenda yakabasebeje bitewe nuko bahagaze ubu, byarangiye bagiye mu yindi buzima bundi, baragenda bamusiga ubwo. Bisa n'uyu munsi nta numwe uhagera. Ariko urebye nta mpamvu nimwe nigaragarira buri wese kuryo twamenya ngo niki kibitera. Icyo tubona nacyo tubwira, cyo tumubaje, tumuganirije, tubwira ko ari uko yawe n'ubumuga bwo kutabona, bikaba ngombwa yuko bamuvuyeho. Okay, nifuzaga ko tumusura kuko arahazi cyane muri quartier, watujyana nawe tukamureba. Yes, ndahabereka, ni hafi ahangaha gutyo utambitse hano imbere. Hagati y'aya mazu niyo miryango ubundi yarije nuko byatewe n'iki gitimo kikatuma atakirege. Okay, let's go kubarimo gukurikirana BigTown TV. Tukaba tugiye gukurikirana ubuzima bw'uyu musaza afite ubumuga bwo kutabona, yibana wenyine mu nzu, ari wenyine. Turangire kuko ugiye imbere kuko niwe uhazi. N'ibindi byinshi tuza gukomeza kubimenya kuri camera za BigTown TV. Let's just do this maze turebe ese niki twakora twebwe turimo kureba BigTown TV buri munsi, niki tugomba gufasha umusaza. Nagora ubwa mbere ariko uyu munsi twageze amahirwe yo kuza mu rugo iwe. Muzehe Anastase rero atuye ahangaha. Atuye ahangaha niwe. Niwe yubatse ira myaka yose yatambutse akiri umusore, imiryango yose yariye. Nirenze imbere yose yari nakodesha. Okay, nago kodesha. Iwe ni hano rero. None muri inzu yibanamo wenyine? Aribana wenyine, nta mukozi, nta mwuzukuru, nta mwana. Ubuzima bw'umunsi bwa buri munsi ari. Ese kubera iki uhusha kwanga papa wawe gutyo, yanagukorera amakosa ukamwanga ukamuta akaba wenyine mu nzu? Oya, twakuze twumva imigani ngo akabura ariko abonera ikintu nyina w'umuntu. Ariko ku isi ya none siko bimeze. Urabona abana b'iminsi barimo banyamwigendaho, iyo bakuze bakajya mu mahanga birangira batagarutse ngo bite ku babyeyi. Rero tubona ko cyari niko bisigaye bimeze. Okay, reka dukomange twinjire kuri uyu musaza. Odi musaza, murahari se? Arimo turakugendereye rero.
Amakuru muzehe. Turagusuye rero. Turagusuye. Wamenye? Abo nakumenya reka abandi ntago nari namenya bari bumuze. Nje ndinde? Ntago we Kayiranga. Njyewe we ntago unyibuka. Ko nimba ndi kukwibuka ijwi. Ntago ari ubwa mbere. Ntago ari ubwa mbere nakumva. Ni bagti. Ni bagti. Mzee twagusuye gatoya kugira ngo tuganire. Murakoze Imana wamugisha karibu. Asante sana ndabona hari n'intebe hano cyo kwicara. Ego muzehe twagusuye umunsi twari tugukumbuye yashize igihe kinini cyane ariko impamvu yatumye tuza kukureba uyu munsi nuko tumaze kumva inkuru ko uribana ngo mu rugo usigaye wenyine mu bana 6 wibyariye sibye ko umwe yaritabye Imana niyo makuru dufite umugore yaje kuguta mu nzu aragusiga abana bose nago mukivugana ntago bakwitaho nta nugo muherukana uri wenyine nta n'umukozi ufite ubu buzima bumeze gute ubuzima nyine ndimo nyine ni ubuzima bubi bukakaye cyane ubuzima buriho burakakaye nawe urabona umuntu ufite umubabo utabona ugize mu gihe nk'iki mu zabukuru mfite imyaka 63 urumva ko mu mibereho yanjye nk'abandi njyenyine nta mwana nta mukozi n'umugore yarantaye mbagiye nyine urumva ko mfite ubuzima bukaze cyane bukomeye cyane uretse ko umuntu wamenye Imana yihangana ariko ubundi burakakaye bumereye nabi cyane ese uritekereza umuntu ungana nkanjye ufite imyaka 63 ufite umubabo utabona akaba mu rugo wenyine umugore yashatse washakanye turi abasore nta wundi mugore nigeze nshaka yagize igihe nk'iki yabona ameze gutya akana mu nzu njyenyine abana nabyaye bakaba nta n'umwe ushobora kuza kundeba batazi ubuzima nta n'uwo nahamagara ngo anamvugishe urumva ko ubuzima bukakaye ntabwo ugeze ugira igitekerezo cyo gushaka undi mugore buye nawe nta mugore nashatse ruya niba nashatse nyine umusore namusatse muri 85 ubwo twasezeranye mu kwezi kwa kabiri ku itariki 22/5 ariko hari umugore ushobora kwita ngo ni umumararungu ukamubwira ngo ngwino twibanira no kuko ndi njyenyine oya nawe mbagiye nyine ngende umukozi w'Imana senga Imana niyo mbana nayo n'Imana yanjye mbana nayo ntabwo namuzana ngaha nta mugore oya mu masezerano nasezeranye nuvuga ko urupfu nurwo nasezeranye n'umudamu twashaka tuzatandukanywa n'urupfu ntabwo rero najya gushaka undi mugore kandi njye gushaka undi nshatse muzanye hano mwana muhamusanga yanankora n'ibyo byose mbona mbabwira nkora nuretse namwe wenda n'abaturage bazi ko ibyo byose ndikora ndifurira niteri pasi mbangiye nyine ibintu byose n'icyo naho kuri restaurant kugira ngo ngiye nuko nambonye nakumva umuntu nkamutuma ku muntu nawe wanyitangiye wemera kungopa kugira ngo ushobore kubona ubuzima bwo kubaho nuko mbaho nyine mu buzima bwawe ufite umukobwa w'umusitari cyane uzwi nka Soreille mu mafilime uyu mukobwa ni umukobwa wawe neza wo gukorana n'abitubwiye bushize nawe ntago muheruka kuvugana basi umubwire ngo ngwino ufashe papa nawe ntago duheruka kuvugana niyo muhamagaye telefone arayikupa nta n'umwe duhamagara kandi bose n'abana banjye nabyaye ntago araba nabyaye ku wundi nawe nabageranye n'uwo mudamu nashaka twashakanye tukiri abasore kubona umubyeyi utari kwitwaho n'abana be yibyariye na madamu we ntago ubona ko ari ikigeragezo gikomeye cyane nyine ni ikigeragezo gikomeye cyane ahubwo nge niba hari n'abandi bibaho simbizi ariko niba hari n'abandi babaho nge nababwira bajye bihangana kuko iyi si uko nge nyumva sinyibona numva uko byari bimeze imbere atari ko bimeze umuntu ari abana barikunze bataye ababyeyi niba ari kuvuga ngo niba ari iterambere nge numva ndayumva ariko ntago ndireba sinamenye uko nabisobanura ariko hari Imana Okay muze uyu munsi twaje kugusura twatembereye hano mu rugo iwawe kugira ngo tumenye ubuzima bwawe tumenye uko ubayeho maze turifuza ko watangira ukatubwira kuva ku munsi wa mbere cyangwa ku bujeni bwawe wari umeze gute waje gukura gute waje gushaka umugore gute waje kubyara abana gute ubuhumyi bwaje kuzamo gute cyangwa ubumuga bwo kutabona
bwaje gute inyuma y'ahangaho ngo ibintu byatangiye guhinduka umugore yarakwanga abana barako ibi byose kuri kamera za BigTown TV turifuza kubimenya maze turaza kwanariza natwe dushake n'ibisubizo kuko umusaza wibera wenyine mu nzu aba akeneye ubufasha ibyo byose turaza kubigeraho ni mu kanya gatoya iyi ngiyi ni BigTown TV ntabwo nzaceceka kugeza igihe mwese mwakanze subscribe maze murimo gukurikirana ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bibabaje ibindi bishimishije n'ibiganiro byinshi bitandukanye ariko inkuru y'uyu musaza irababaza cyane yatubabaje cyane niyo mpamvu natwe twafashe urugendo kuva i Kigali kuza hano Nyagasambu kugira ngo tumenye what is going on. Stay there with us until the end of the show. Nitwa Muvunyi Anastasi ntuye mu karere ka Rwamagana murenge wa Fumbwe akagari ka Nyagasambu umudugudu n'Irambura. Navutse mu 1958. Mu buzima bwanjye nyiri umusore nari muzima nakoraga nk'ibyo abandi bose bakora bazima ariko naje guhura n'ikibazo cyo kubumuga bwo kutabona mu 1923. Ubumuga bwo kutabona bumaranye ubu ngubu imyaka 18. Byatangiye ndwara amaso bisanzwe nk'uko abantu bose barwara amaso nkajya kwa muganga abana n'abadogiteri bakansuzuma bakampa imiti nkashyira mu maso kugira ngo bikunde bikagumya bikiyongera kugeza ubwo byanze ndetse njyana kwa muganga w'i Kabgayi muri 2012 mu kwezi kwa kabiri ku itariki 29 ngezeyo hari mu kwezi kwa gatanu sibyo kwezi kwa gatanu ku itariki 15 mwaka wa 2012 Dogiteri arasuzuma akoresha byose angera mu mapareye arareba arahita ambwira ati wowe byararangiye ufite indwara yitwa glaucome terminal nuvuga ko ntabona ni burundu ntago mbona n'akantu na gatoya kuva mu icyo gihe muri kwa mukubona na dogiteri kuri zo tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu 2012 nibwo ibibazo nagitangiye kugira nibazo n'umudamu twabanaga kuko yarabonaga nyine yabonaga ko ubwo mfite umwuga utabona nta kintu nashobora gukorera mu rugo nyine mudamu tubana namushatse twasezeranye byemewe imbere y'ubuyobozi bwa leta 1984 mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 34. Tusezerana imbere y'itorero 1985 mu kwezi kwa kabiri ku itariki 23 1985 nyine namushakiye ahangaha mumbona baje kunsura twabyaranye abana 6 uwa mbere yamubyaye ari 8 karindwi uwo twabyaranye uwa mbere w'imfura yitwa Watese Tirifina hakurikiraho uw'umuhungu wavutse muri 1989 witwa Muvunyi Jacques Oruga muri 1990 tubyarana undi wa gatatu witwa Uwase Delphine ari wakunda kwita Soreille 91 tubyarana witwa Muvunyi Uzarama Jean Claude 94 twabyaranye uwitwa mwene data Efrati ariko we ntakiriho yitabye Imana mu mwaka wa 2019 mu kwezi kwa 4 tariki 11. Undi w'umuhererezi ni umuhungu witwa Muvunyi Frank wavutse mu 1996.
abo bose ko ari batanu baracyariho. Ahangaha baje kunsura nahubatse mu 1978. Icyo gihe nari nashaka uwo mudamu, ubu twashakanye ariko tutakibana wansize. Icyo gihe karitsiye yari nuyemo yari ikiri hasi cyane, hari hakiri hasi cyane ku buryo muri za 78 hari utuzu dutoya umujyi utari wakura. Ariko ni ukuvuga ko ngiye naraje ndahakorera ndahacuruza. Ahangaha nahubatse 1981. Ariko nari namaze kuhagura n'umuntu wari wahatuye nahaguze muri 79, mubaka muri 81. Narakoreraga ubuzima bwose ngira ubuzima bwiza, ndetse ku buryo nageze no ku rwego rwo kugura imodoka nkajya nyikoresha. Nacuruzaga icyo gihe ibintu imyaka n'ibintu byinshi bitandukanye nacuruje nkifite ubuzima. Hanyuma y'ibyo ngibyo rero nibwo naje guhura n'ikibazo cy'ubumuga kutabona mu 2003. Muri 2003 njya kwivuza biranga, birakomeza kugeza ubwo byagenze gutya nyine. Ngubu narondogoye gusa. Ayo ni amateka anyuzemo muri makeya, ubundi amateka yanjye yaba ari maremare cyane. None kugeza ubu ngubu abo bana twabyaranye ko ari batanu bariho. Imana yaramfashije nkoresha uko nshoboye kose mukorera abana, barakura bameze neza ubu ngubu. Bamwe ni abalisansiye uretse babiri, umwe n'umude AD, undi mukobwa we mukuru kubera ko yageze mu mashuri mu wa 3 segonderi yageze bashaka umugabo ariko babana ubu ngubu. Abandi basigaye uretse uwo ngo abandi bose ni abalisansiye bafite ubuzima bwiza nibereho. Ariko kubera impamvu zo ahari nibaza impamvu ubu kugeza ubu ngubu ko muri kumbona cyangwa munandeba Njyenyine ubu ngubu bose nta n'umwe ushobora kongeraho. Umudamu yaragiye yansize mu rugo mfite ubumuga kutabona, nari mfite ikibazo ndwaye n'ubundi na mu nzara agenda. Kugeza ubu mbego mu mibereho yanjye mfite ndiho Njyenyine, uretse gufashwa n'Imana gusa mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Umaze kugira ikibazo cyo kutabona, ibintu byatangiye guhinduka gute? Maze kugira ubumuga bwo kutabona byahindutse maze kuva kabwa 2012 mu kwezi kwa gatanu kugera mu 2013 mu kwezi kwa mbere byahindutse. Umudamu ahita dongo ahita atangira gufata icyumba cye nkaba Njyenyine. Kuva icyo gihe nta mirimo yigezaga mfasha nimwe, nageragezaga kuyikorera ari ugufora, gutera ipasi, byose mbega ibyo muzi umuntu yagafashijwe gerageza nyine. Niki cyabimuteye? Ngiye mbone cyabimuteye. Ubundi imbere twari tubanye neza, twemuteye yabonye afite umwuga gutabona, avuga abona ko kuba ntafite umwuga gutabona abona ko nta kintu nashobora kumana atakibana nanjye. Ku buryo twajyaga tugira nibazo nkahamagara abana bakaza bakumva ibyacu bakongera bakagenda akavuga, ariko birakomeza nyine ntiyahinduka. Inyuma yo kugira ubwo bumuga bwo kutabona, umudamu yatangiye guhinduka igihe inyuma y'imyaka ingahe cyangwa inyuma y'igihe kingana gute? Urumva namushatse muri 85 mu kwezi kwa kabiri. Yahindutse muri icyo gihe maze kugira ubumuga bwo kutabona, maze kubona mvuye Kabgayi bavuze ko ari burundu nyine nashobora kureba. Nibwo yatangiye guhinduka, afana nabi kubyo yagiye yananaye akava mu cyumba twaragamo akajya gufata icyumba cye. Narabyihanganiye kuko n'ubundi nabonaga nyine ibibazo ari byinshi, ndaceceka ngumya guceceka. Hajize igihe nyine nza imyaka atagiye guhinduka. Abana bo bamwe batari babona ubuzima, bamwe ntibari mu mashuri, bari bavuye no mu mashuri, uretse umuhungu mukuru nyine warangije muri 2013 mu kwezi kwa 11. Ariko icyo gihe abana bo twari tubanye neza tumeze neza, kugeza ubwo nageragezwa n'inshuti zikamfasha, abana bakajya mu mashuri bakiga, bari bavuye mu mashuri basubiramo.
uwo muhungu yarangije aramaze kurangiza niwe waje ahangaha mubona uko hameze, niwe wari wahubatse watwubakiye, kuko njye nta bubasha nafite n'ubushobozi nari mfite, kandi n'umudamu wanjye nta bushobozi yari afite, ku buryo n'imitungo nari mfite y'amasambu yarayigurishije, ariko yigurisha avuga ngo barishyurira abana, ariko ntabwo yabishyuriye. Bamwe nafashijwe n'abantu b'inshuti, nk'uwo mukobwa witwa Uwase Delphine ariwe Soreille, yabaga hano mu rugo nyine, ndetse yarawe n'ikibazo, yari umufiyemeri kameme, ariko nkoresha uko nshoboye kose, nitaba inshuti n'abavandimwe, arongera asubira mu ishuri ariga, nawe yararangije no muri lisansiye. Nyuma y'abo ngabo rero kugeza muri za bibiri, urebye twakomeze kumera gutyo, abana bakajya baza rimwe na rimwe bakadusura, bakumva ibyacu, ubundi bakigendera, ariko bageze aho ngaho nyine nza guhura n'ikibazo cy'uko naje kugira ikibazo cy'amafaranga nagiyemo, yari yayishyirahamwe nari mpagarariye, ishyirahamwe ry'abafite umugogoto abona, twacuruzaga amakara, noneho tuza kugira ikibazo turanahomba, nza kugira ikibazo noneho kubera njye mukuru wari ubahagarariye, inanga sheke wari ugemuye amakara, noneho ubona nayihaye ajya kuverisiyo sheke itari twavuganye, itari yagera ku ngoro yahuye n'ibibazo, basanga nyine ari sans provision nyine, ajya kuniga muri RIB. Muri RIB barahamamagara, ndagenda nitaba, ndababwira n'ibyo byose rero, nabwo barambwiye ngo baratubwiye ngo ufite abana ngo bafite ubuzima, ngo bahamagara bakwishyurire. Abana nabagwa ikibazo nawe nakina bahamagara, wamumagaye namwe ikibazo agakupa telefone, ndi namagarirwaga mbega nabo nari muri biro kuri RIB imusha. Nuko bamaze kubazenguka bose banze, nibwo nabwiye abari abo muri RIB mumfashe munyemerere njye kureba, njye gushakisha aho nashaka ubufasha kugira ngo ndebe ukuntu nakwishyura ayo mafaranga. Barabinyemereye bampa, ubwo byari ku itariki 28 z'ukwezi kwa karindwi, 28 z'ukwezi kwa 9, bamaye nsinzarenze ku itariki ya mbere, ntaye nabazana mu mafaranga, ntayazana bazaza kumfata bamfunge, kuko ni ku itegeko ryavugaga. Barabinyemereye, ndagenda njya Kigali, nshaka abantu bamfasha ngo bankorere ubuvugizi, bantera inkunga, ndebe uko bantera inkunga kugira ngo nshobore kwishyura amafaranga ntafungwa, ko murabona gufungwa kwanjye meze kucya nabyo ni ibindi bibazo byari bikomeye, kuko abo nyine nitabaje bari banze kugira icyo bankorera, baravuga ngo nibagende bamfunge. Nkora ubuvugizi rero, mvuga ibi ubuzima bwanjye bwose ndabivuga nk'uko mubibona, uko natangiye ndi kubivuga, maze gukora interview, ariko ngera n'umugisha nyine abantu baramfasha, nishyura y'amafaranga sinafungwa. Nyuma ndagutanga iyo interview, noneho uko byari bimeze mu rugo, umudamu barushije kurakara kurenza abana na nino saha, kuba icyo gihe nyitanze na nino saha nawe nari navuga nawe mbagiye nyine, baranayimba mu Njyenyine, mfashwa n'umuntu wangirira neza, bakaba aribo bankorera ubufasha, ndifurira nitari pasi, niraza Njyenyine, ndi mu nzu Njyenyine kugeza nino saha, naba mubona baje kunsura, nk'Imana bakoreshe, sindeye amasura yo simbazi, nukumva amajwi gusa. Ngo rero nk'uko bimeze ko nguko muri ino minsi, ubuzima bwa buri munsi burandembeje, mfite ibibazo byinshi, nararwaye, mba mu nzu Njyenyine, nta muntu ndwaza, mfite nk'umugira neza aza akanyana kwa muganga, mbega ni uburwayi butarya kwa badogiteri, n'uburwayi bwa n'amarozi bandoze, nari nahise pararize, ku buryo n'amaboko n'ubu kudafata. Muri uyu mwaka 2021 nagize ikibazo cy'uburwayi n'amarozi, banteze nyine, ku buryo nari nabaye pararize nabasha kugenda. Nibande bakuroze? Muri makeya sinavuga ngo naha niki, ariko urebye kuko naho najyaga bagomba kuba barabinteze mu rugo ahomba. Urumva nagiranye ikibazo n'umufasha wanjye, ararakara cyane, n'abandi bararakara, babonye nanafunzwe nyine bagerageza uburyo
kuko nyine bungubu bashaka bumvaga kubaho kwanjye napfa ahubwo kanyica nkapfa banega amarozi njya kwivuza ku baganga n'umuganga umvura ubungubu nawe yarahari gusa kugira ngo ngereyo nabyo bijya bindushya hano kwifashisha nk'abantu b'amotari wo nsaba imbabazi akaba yangezeho ariko akavuga tugomba gushaka uburyo bwo kunyishyura ifite icyo kibazo n'uwumvura nawe ntabwo nabona ubushobozi bwo kumwishyura. Wamenye gute ko ari amarozi bakorera? Nyine nagiye ku muganga uvura amarozi aransuzuma ko hararasuzuma afite n'ibyangombwa arazwi na leta baramuzi. Noneho aransuzuma afite uburyo asuzuma uburyo umuntu bamutoza amarozi arambwira ati nta marozi baguteze ngo nta marozi bandeze yitwa ibihato sinzi byari byo. Ariko yatangiye kuma imiti ubu ngubu nyine maze kuva ku itariki 13 z'ukwa kabiri kugeza ubu ngubu nyine ndacyari mu kwivuza. Ukeka ko ari inde wakoresheje amarozi n'impamvu? Impamvu njye mbona abo dufitanye ikibazo ni ibyaturutse mu miryango kuko niba abantu barakwanze nawe kuvugisha se ubwo bashaka kubaho niko se batari bo bakwemera kujugunya umuntu mu rugo arwaye atabona nta hepfo na ruguru bakagenda bakamurekera aho ngaho. Iyo mihore se uwo muntu ubwo urabona mu bari kunyumva aramburira mutse bikubayeho ubwo urumva ibyo bintu byaba byakumera gute uretse ko ari Imana ibitari yari kuri umuntu ngo apfe. Bwanyuma madame ava mu rugo byari bimeze gute yagusezereye gute? Ntabwo nigeze menye yagiye ntabwo yanseze bundi imbere ajyaga agenda akamara kimwe akagaruka ubundi akagenda mbere ndetse imbere y'ibyo ngibyo byaga agenda akamara n'ukwezi akazagaruka yansize aho ngaho nkafashwa n'abantu bashinzwe umutekano bazaga kundeba wowe ushoboye kuba nabona uburyo akajya kungura ibyo muri restaurant kabinzanira. Na nyuma y'ubu muri no mwaka niko byagenze nyine ubu icyo gihe nyine mbega nanze maze gutanga iyo interview nanze mvuze ubuzima bwanjye bwose byo byarushaho kuba bibi cyane kugira ngo bibe hari gihinduka. Bana yaho ngaho barigendera bose nta mwana n'umwe washobora guhamagara utse muze bimeze cyangwa wagereho ekada uretse abantu. Abana mufitanye n'icyo kibazo ufitanye n'abana? Ngiye rwose kugeza ubu ngubu nta kibazo n'umwe ufitanye n'abana. Abana banjye twari tubanye neza n'abakore ibyo ababyeyi bagomba kubakorera. Ikibazo naze kukigirana n'umudamu niwe twafitanye ikibazo. Iki kibazo ntabwo wageranye ikibazo n'abana ngo naho waba ufite ubumuga kutabona gushakisha urebe ko bagira imibereho mizima. Nta kibazo dufitanye kugeza ubu ngubu nta kibazo nigiranye nabo kereka aho hari we wenda ari bo basubona bati wagize ikibazo kandi wagira ikibazo n'abana ntabwo bakujugunya gutyo ufite ubumuga utabona utareba udafite shinge na rugero. Ese icyo kibazo cyatuma umwana yanga umubyeyi mu buryo bugana gutyo yaramukoreye byose akamurera akamukuza akiga amashuri akarangiza akagira ubuzima bwiza amara kugira ubuzima bwiza akava ngo ntabwo akava kuba umubyeyi ahari bavuga ko atari nge wababyaye nge mbona bavuga ko atari nge wababyaye. Ikikubabaza ni iki? Ikibabaza cyane ubuzima bwanjye bwa buri munsi urambabaza ko ndi njyenyine kandi mfite urubyaro nabyaye. Ibyo nawe ubwo byakubabaza wize mu kimbo cyanjye byakubabaza ahubwo ndetse uretse kubera Imana nagagombye kuba ntakiri ubu ngubu naba nariyahuye ariko kuko ari Imana ndunsenga Imana ikaba Imana yo kwihangana. Naho byinshi nk'ujye mwumva radio abantu nkumva ngo abantu bagiye bahanuka hejuru y'amataje kubera ibibazo bafite ariko ngiye nabwiye Imana ngo Mana umfata kubaho kandi unyemeremo imbaraga kugira ngo neshe ikigerezo kirimo nubwo ndi hamwe ndi njyenyine ariko ndazi kuri hamwe najye kuri Imana niwo bundebera niwo nkorera byose niyo nishingikirijeho. Iby'abana b'abantu bo ntabwo nakwishikira imiryango se nabanyifite nk'abandaho gutyo ubusaba bankora ikintu nkajya nkavuga ibitari ibyo badakora n'abantu duturanye bose barabizi. Umudamu yarigendeye ubuyobozi bw'umudugudu n'ubw'akagari barabizi bw'umurenge barabizi. Mu buzima bwo kuba wenyine mu rugo ubaho gute? Usanzwe ukora iki muri munsi yo wabyutse? Mu buzima bwanjye bwo kubaho no kuva ko nzi mubyuka mu gitondo
nkakora imirimo nkore baza gukaraba amaso ndi mu cyumba cyanjye nkatorosha mu cyumba cyanjye ubu ngubu kugeza ubu ngubu nabwo nimba nyine nkagerageza no muri saraho ndi kugira ngo nyine hataba umwanda ariko kubera intege kuko ko nta wundi nakwitabaza ese naza n'umuntu se akabaho nkamuhembiki nabana nandise niba urubyaro rwanjye ariko kereko hari w'Imana yahaye umutima muzima gusa nzi ko hari abagira umutima muzima ntabwo abantu bose ari babi nuvuga ko imirimo yose ya buri munsi ari gukubura iyo nabonye uburyo gerageza no kuba nafata imbara nkagerageza nko kuba nakwitekera nk'icyayi ubundi nagira umugisha nkabona uburyo nk'umuntu hakaza nk'umuntu nkaba nabonye ubufasha nkamutuma kuri restaurant cyangwa muri restaurant aho hari restaurant bajya baje umuntu waho ajya yemera kunkopa ni nko kumfasha nazabona hari ugize icyo amfasha nkamwishyura nubwo buzima bwanjye bwa buri munsi niko mbaho ninde gutekera iyo uri mu rugo nawe ninjye ubyikorera ibyo byose niko mbabwiye ninde kumesera byose ninjye ubyikorera ninjye ndagerageza nkabyimesera kuko kubera ko umuntu iyo yigeze kubaho neza agerageza kugira ngo nibura arebe icyo yagereza gukora nyine kugira ngo arebe ko nibura uwo mwenda yawufura nagerageza nkabifura ko nigeze gukora n'amahugurwa mu kigo cyafite umugongo utabona haraza Masaka barabitwigishije ibyo ndi kubabwira byose nkora baratubwiye ati rero umuntu yamaze kubona uyu umugongo utabona imiryango ntabwo imukundira mwanga mwagerageza kujya mwirwanaho kwishakira ibisubizo mu gihe nyine abo bantu mudafite umuntu ubibakorera ni muri ubwo buryo ngerageza kubikora muri ayo masomo nahawe buri munsi niko bigeye nta muntu n'umwe nawe waza kunsura uturutse ashobora kuhagera akareba akigendera njyama mu nzu njyenyine ndara njyenyine nuko mu buzima bwanjye bwa buri munsi niko imibereho yanjye imeze abantu bashobora kuvuga ko muzehe nawe ushobora kuba ufite ikibazo maybe kubona umugore yaragutaye abana bose ntabwo bakwitaho kandi ufite ubumuga bwo kutabona uri wenyine mu nzu wenyine udafite n'umukozi wo mu rugo ibi ngibi n'icyo babivugaho ibi ngibi icyo nabivugaho njye mbona bisobanura kuko abo ngabo uwo muryango wanjye njye mbona nta kintu nabakoreye ese niba hari n'ikibazo nabanje niki kibazo umubyeyi yajyana n'abana be ku buryo bamujugunya gutya bafite ubuzima buriho ko nigeze no kuhamagara aho uriya mudamu abapasitori abo mudamu wasengera nkabazana kugira ngo baze mwagure ibyacu kugira ngo nyine bumve ibyacu abantu bundi b'abakozi b'Imana bajya bahuza abantu bafitanye ibibazo amakimbirane bakabahuza bakaba basubirana ariko we yarabyanze barahara abakozi b'Imana ntazanye no mu rugo basanga nta kibazo ufitanye nabo ari ufite ikibazo ngendera ikibazo nyine hari babona ko abameze neza bakavuga ati batazagira umbona n'umuntu ufite umugongo utabona ngo yitwe data ariko jewe numva nta kibazo mfitanye nabo ebana gifite bakivuga kigasobanuka ntuye mu ahantu ntuye ni kuri centre harimo abantu benshi numva abantu benshi bazi mu buryo ubuhamya bwanjye bazi imiyoboro yanjye mu busore mu gushaka barabizi mu miyoboro yanjye ya buri munsi ndazi ko babizi nduje nta kibazo nagiranye n'abana ndumva hari sinzi sinamenye kereka ari bo babyisobanurira hari cye ntacyo mbona ko n'ubu ngubu nubwo bangiriye gutya ngewe ubwanjye ndacyabateza ko ari abana banjye ndacyabafitiye urukundo abantu benshi bashobora kwibaza ese n'iki kibazo n'iki cyabiteye usibye ko babisobanurira bavuga ko wowe nta kibazo ufitanye nabo ariko bo bakaba baguteye gutya bagutaye bakagusiga wenyine ubu ngubu message ni izihe bafitiye bose umwe kuva ku mugore kugera ku bana bose ufite ngiye kuva ndahera ku mudamu wanjye message namuha ngiye mbona na message nabaha hari uko bahindura imyumvire n'imitekerereze bakibuka uburyo nanjye nkifite ubuzima bakibuka nibura bibuke akantu gato n'abana narakoreye keza niba hari ikibe n'abana bakoreye iyo niyo message naho yo guhinduka bagahinduka bakamenya ko ubuzima bumeze ubuzima bujya buhinduka buri munsi icyo nayo umufasha wanjye uwo mudamu wajya kwibuka iminsi yose mu gihe twabanye mu bintu bikomeye cyane mu byinshi nagiye mukorera ndetse na jenoside twari tubanye neza ariko
nkoresha uko nshoboye kose ku buryo Imana yamfashije akarokoka kucyo twari tutuma kubana. Njye namuha message yuko ukeneye abantu guhindura imyumvire ntibarebe uko umuntu ufite umuga ko utabona nta mumaro, bakibuka wenda imumaro n'abana arabagira igihe nari mfite ubuzima n'urwego nabagezemo byose bakabyibuka. Abana message nabaha message bose ntibamvuga amazina yuko amazina yabo arahari guhera ku mukuru kugeza ku mutoya, ko bahindura imyumvire n'imikore bakareba n'urwego. Njye nubwo nabona njye numva uburyo message zihita mu mibanire y'abantu bahinduka bakibuka umubyeyi wabo hari naho bamusize n'ibyo yabakoreye, kandi bakibuka n'igihe naho bagana hariho. Ko ijambo ry'Imana ryari tubwira ngo nudakunda mugenzi ngo kuna mugenzi wawe nk'uko wikunda, ngo nudakunda mwene so n'Imana ntabwo uzayikunda. Niyo mpamvu iyo message yo nabasabira guhinduka mu mitima yabo, nabasaba kugira ngo barebe icyerekezo baganamo, kuko urwangano ntaho rukugeza, ariko Imana itubwira ko tugomba kugirana urukundo. Imana igukoreye ibitangazo uyu munsi ukareba ukabasha kubona ibintu biri imbere yawe, ninde umuntu wa mbere wakwifuza kumubona? Imana inkoreye ibitangaza mwongera nkareba uko nabonaga. Urumva nakubanza kwifuza kubona ababona banjye nkareba isura yabo, kuko ubwo nubwo wenda niba bafite no kunyanga ntago mbanga ngenda cyaba ko n'abana banjye, kuko bajya bacumuga ni mu Kinyarwanda ngo nibyo ikibazo irakirigata, nta handi rero nago ngiye nawe yuhagira. Abaturanyi n'abandi bantu iyo babonye wibana mu nzu uri wenyine bagutekereza gute, bagufata gute? Abaturanyi tubana iyo bambonye mbana n'ingine nabo birabarenga. Hari n'abajya bankura nabo bakagera agahinda bakavuga ati si kureba uriya musaza ukomeye kandi afite abana bameze neza yari amashuri bize, ariko twibaza impamvu ndabo bibatera agahinda. Nta kintu bahinduraho nyine ku kiretse Imana ihinduye abo ngabo nyine bafite uwo mitima imeze gutyo. N'abaturanyi bo tubanye neza, nta bifitanye ikibazo. Mu buzima bwa buri munsi ushaka kurya, ushaka uduservice duto dukeneye amafaranga, ubigenza gute we kura he? Buri munsi sinavuga ngo nkorana n'abantu bangiriye mu babonye bakamfasha, urumva bakamfasha. Hari n'uwo warabonye nabo twize kubana kera nkifite ubuzima, harabona agiye ngirira neza, nk'abacuruzi twakoranye, nk'abatorero nasengeragamo, n'iryari kagera gutya rikamfasha, ndetse byagiye banamfasha abo bana bari batari mu mashuri bamuha ubufasha kugira ngo bashobore gukomeza kwiga. Nibwo ubuzima ndiho. Nkawe wambona kwareba n'ibyo mvuga ukagira urukundo ukamfasha, nubwo ubuzima ndiho. Simbasha gukora bose nabasha gukora gute? Simbona. Umudamu bibaye ngombwa akagaruka mu rugo mwakomeza kubana? Nge nta muntu n'umwe nanga, nta genize nanga. Yemeye akihana, ariko se nawabimuteramo. Ni uburenganzira bwe. Ese umuntu yaba yarakujugunya akagenda umeze gutya, urumva yakwemerera gusa yagaruka kubana nawe kutebwo yagiye adafashe icyemezo se, kuko agutaye urarwaye uri muzo rakururuka ntubona ntacyo babashe kwikorera, ubwo se nago wamusaba imbabazi ukamubwira ngo umugore wanjye garuka? Ese ukusaba umuntu imbabazi akuvuze icyaha wamukoreye? Nta cyaha wamukoreye? Ko nta cyaha namukoreye ibishoboka byari byose, nabanye nawe neza, ibintu byose niwe wabicungaga. Imitungo nanite amasambo yaragurishije niwe wacungaga imitungo. Yagaragaza ikigize ntisobe nuko yagiye kundega muri ribu, hari ubwo bigeze babona ko ari ibi naho icyaha namukoreye. Uracyamukunda nk'ukuntu wamukundaga mbere mu gihura bwa mbere? Jewe ndacyamukunda, ntabwo namwanga. Mubwire urukundo rwawe mufitiye. Urukundo rwikwiye
ntabwo nabona ukuntu nasobanura urwo rukundo ntabwo nasobanura urwo rukundo birarenze Imana niyo ibizi ku mwana w'umuntu we hagiye bavuga bati wenda oya habayeho umuntu ukeneye gutanga ubufasha akavuga ngo umusaza umuryango waramutaye umugore abana bose baramutaye asigaye yibera wenyine mu nzu wenyine adafite n'umukozi kandi afite n'ubumuga bwo kutabona ku muntu ari we wese ukeneye gutanga ubufasha kugira ngo agufashe yabunyuza hehe cyangwa niki ukeneye ko abantu bagufasha ibyo nkeneye ubufasha bwo urabona imibero yanjye buri munsi ubufasha mfite n'ikibazo cyo kuba mvuye akeneye ko nzamwishyura nta mafaranga afite uwajya kumvuza nawe yagiye mbega ndimo amadeni uretse ko abantu bahari bavuga bati nabibona ubufasha azatwishyura natukwishyurwa nibo bafite ko bazabigenza kuri resitora iyo nafite uburyo nibo ndikopesha umugira neza wagira impuhwe n'urukundo ariko ndazi ko n'ubundi ku isi hose barahari bafite urukundo bagirira neza umuntu bamfasha muri iki kibazo mfite gikomeye cyane cyo kuba njyenyine cy'ubuzima bwa buri munsi imiboro ya buri munsi cy'uburyo kwa muganga ntashobora kubona ibyo kwishyura umvura wagira icyo amurera wapi nawe ni njyenyine n'impuhwe yagira wabibona ubwo bufasha ashobora kubunyuza kuri nimero ya telefone bayitubwira 0782 0782 51 30 94 hari n'indi nanone yindi wa nayo 0788 kane 8 rimwe 12 61 izo nimero ushobora kuzinyuzaho ubufasha washobora kumfasha kubwo impuhwe zawe n'urukundo Imana yagushyizemo bwangeraho iyo umuntu wamfasha abanza akampamagara akambwira ngo nkohereje wenda ubufasha bumeze bungana gutya na gutya iyo maze kubimenya nshaka ngerageza ukuntu kuko ntuye kuri santere mbonye numvise n'umuntu ahise nambwe nagenda nzane umwagenti akaza nkamubwira hari ubufasha banyohereze bungana gutya na gutya icyo gihe bungeraho ndabubona. Yes, BigTowners uyu munsi twatembereye umusaza no mupapa ukuze no mupapa wacu Papa Soreille niryo zina tumuziho kuko afite umwana w'umusitari uyu mupapa amateka ye inkuru ye wayumvishe tukaba tugiye kugenda ubu ngubu ariko mu kugenda reka mbibutse gukurikirana gahunda nk'izi ngizi mukamenya niki twafasha umuntu wahuye n'ikibazo kimeze gutya kwibona mu nzu nk'ingi uri wenyine ubuzima bw'umuntu umwe wenyine n'umukozi na mugore n'abana kandi ufite umugore ufite n'abana wabyaye birababaza cyane kuba arimo gukurikirana BigTown TV muze murakoze cyane twabasuye umunsi tukaba tugiye kugenda ariko tutaragenda hari akantu ugeze kuvuga ngo hari umwana wawe wigeze guhamagara akakubwira ngo ntabwo akuzi nyine ni Soreille nahamagaye aravuga ngo ntabwo ngo se ngo ntabwo nzi ngo wagwirwa n'iki se ko ndi papa abandi bo nabahamagara ntibafata amafone nubwo hibuka ijwi ryawe ubu baryibuka se n'abareba na nimero ya telefone akakubwira ngo ntabwo kwikana nyine numva bose baranyihakanye uretse umuhungu umwe gusa njya mvuga mukuru nazi nawe haba niwe wagerageza akibinanga niwe wagerageza akaza akansura akamfasha hari n'ahangaha bari kubona niwe wari wahubatse sinavunga amakuru ngo ndayazi ngo ari ahangaha bambwira ngo yagiye hanze gukorerayo ntabwo mbizi mbega nta message mfite hagize wamenya aho ariho yamenyesha cyangwa aramutse abonye iyi message nawe ubwo yamenya ubuzima bwa papa uko bumeze nyine tugiye kugenda hari akabazo k'amatsiko ese iyo uri wenyine hano mu rugo ntabwo bo ufite bw'abajura abambuzi cyangwa abagira bana umva ubwoba bwo ndabugira ariko kubera ko nyine hari abashinzwe umutekano nibo busa nkaho bararabazenguruka hano ku rugo nyine
kuko nabimenyesheje ubuyobozi bw'umudugudu n'akagari ndetse n'umurenge barabizi nabo bashinzwe umutekano narabibamenyesheje ko mba njyenyine. Ubwo rero umutekano bakora ubwo n'uwanjye barawukora abandi bo barabazenguruka bumva wenda umubero kugira ngo nyine no kuryama sinsinzira. Uretse igihe kiragera ngafungura radio nkarancuranga radio kugira ngo nyine abantu wenda mbavuga nti wenda abantu bumvise ko radio bivuga bakumva ndi muzima ntapfuye. Urumva nuko nguko nibwo buzima bwanjye bwa buri munsi niko mbaho. Ari ubwo bwo nibwo wese waba uri wenyine ukabutabugira ubwo ni ngombwa wabugira ariko nta kundi nabigenza nyine kundi keretse hari umugira neza wavuga ati ndemera kujya kuba gufashura mu musaza mu bandi nawe cyangwa se mukora ibi byo bakora abanyarwanda bose. Baraza kugufasha basi bakuzaniye nako gafuka k'umuceri n'ibiki n'amafaranga y'umukozi basi uzajya ukumesera. Baraza kubikora ndabizi neza abarimo gukurikirana BigTown TV. So muzehe reka tugende basi tuzagaruka ubutaha. Urakoze cyane kutwakira nawe wihangane. Imana igumye kubakira mu rukundo rwanyu mu rukomeze. Imana nayo izabibukira ku murimo mwakoze kuko ukorera umuntu umeze nkanjye bakorera Imana. Mundi nkunda kuvuga Imana kuko Imana niyo nishingikije ko nituma ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Ni Imana kwigira icyizere ko hari igihe Imana yahindura ubuzima bwanjye ukaba bwiza nk'ubw'abandi bose bazima nubwo mfite umugabo wo kutabona. Ibyo byiringiro ariyo mpamvu uvuga ngo wari wese wabona iyi interview arafite urukundo Imana hari abantu Imana yahaye urukundo. Hari abantu bazima bakwemera bakanyitangira bakitangira umuri bakorera Imana. Imana nge ntacyo namuhemba ariko Imana yamuhemba. Barahari ndazi ko hari abantu bagifite urukundo. Kwisi yose hari abantu bafite urukundo. Ntabwo bose ariko badafite urukundo. Aho Imana wese yakoresha akaba afite impuhwe yangira impuhwe akamfasha mu buzima bwanjye bwa munsi n'imibereho yanjye buri munsi. Ariko papa uzashaka undi mugore. Ubuze umugore ububuze uzashake umumararungu. Ubuze umugore wa umuntu wakwemera gucya ameze gucya yaba arinde kuyangaza. Barahari. Nuwo nashatse twabigiranye ubuzima bwiza yarantaye ntabwo mbizi. Ugomba gushaka umumararungu. Kereka ari Imana ihamagaye akavuga ati ngiye kwitangira uriya musaza ufite utabona watawe mu nzu ba wenyine. Uw'Imana yaha umutima muzima w'urukundo akaza kumfasha nako nakwafasha. Zamuze ako ngako na kantu tunahise ncishaho nta kibazo reka nigendere. Urahafunga no urahashobora zawa basi bye. Murakoze cyane muzee wanje. Yego bye bye. Nawe yeah so mzee bye bye. Sawa yeah.